tayari abantu bose bayikozeho uhita ubabona print 2020 nako bayitayeho cyane yitewe ni n'abantu yakoresheje mwabonye ko afite ababyinnyi benshi bakoresheje imbuga benshi Melodie nayo yakoresheje bamwe na bamwe so bya bintu nyine bishobora kuzamura iyo ndirimbo cyangwa se igikorwa runaka ufite mufite runaka mu bihe biri imbere mujya mubona yaje kuba event runaka mwabonye COVID-19 niba nika COVID-19 uzabona ibintu byose byabayeho muri cyo gihe uzakorera kubibona kurusha kujya gushaka akantu kamwe reka ngo wenda nk'urugero nko kuri Twitter ku itariki 9 z'ukwa 2024 yapostinzwe na Nobrena yaranze ngo iyi video muri rusange ya The Ben nanza guhita nyivugaho igisohoka nabanje gufata umwanya nditegereza neza iyo post ifite 30 by'abayirebye ikagira quote imwe repost 5 na bookmark ebyiri urumva 30 byarebye iyo post ubwo urebye nk'imbere muri insight cyangwa se ufashe telefone ya Nobrena ukareba imbere abantu basuye Twitter y'uno munsi ntabwo habura mu nka 50 bivuze ngo ufite abantu bakoresha social media tuvuge wenda 10 kuri Twitter banini ntabwo ari 300 bizamura yaba ari projet yaba ari filme yaba ari indirimbo yaba ari igikorwa yaba ari ikintu cyose aho ni kuri Twitter ugiye kuri Facebook ugiye kuri TikTok ugiye kuri Instagram ugiye kuri YouTube ugiye kuri za stati ugiye ni henshi cyane dufata urugero witwa Eric Brave ko Print by the Ben igiye hanze none ha video nziza cyane indirimbo y'umwaka kabisa ifite abarebye akanoga post 2023 tumva buri muntu wese afite imbaraga n'abantu bagiye bareba igikorwa cye urumva rero ko Melodie yavuze ati reka nganire nabo duhure tuganire byanze bikunze icyo biri bumwagureho hari n'abavuga bati Melodie nago yanze ko tuvugana yanze ko duhura ubu nawe arabagize amahirwe kongera guhura nawe byabine bamufiteho cyangwa se ikintu bamufiteho kize kurangira uwo munsi ubwo ni ikintu cyiza cyane ateguye mu cyumweru nibwo yavuze ko muri buze guhura mukaganira nawe bwo niba mudukurikiye mu kukoresha izo mbuga ndazi ko muhari cyane mu beta yari aze kubahereza gahunda gusa nyiravuze ko arabo azatumira nagari event ni yagutse nawe muzahura mukaganira byanze bikunze muzahurira muri Kigali Universe muri rugabo niko bizagenda mugire ni na projet muhuriraho nawe umufashe nyine kuzamura brand ye nka Melodie ni umuntu afite 30 ushobora kureba post ushizo Melodie akamenyo zina 30 birusha kuzamura n'ibikorwa bye bitandukanye muri rusange kandi nawe ukabikuramo akazi byanze bikunze ya kuri training ya Twitter ya urebe muri entertainment ntiri gutraininga mu Rwanda urebe kuri trend alichi kuri trend let me check kuri trend ubwo nyine trends bakwereka ibintu biri hafi yawe cyangwa se bigezweho biri gutwika bijyanye na location yaho uri ndikubona MTV gutora nyine muri MTV bungu ni ngo nyine batangiye gahunda yo gutora ubwo bana bataniye mu bya MTV EMAs ikindi ni kihe Mariality Thanksgiving You Are Loved Libya ndabona ibyo bintu bihari cyane mu Rwanda nacyo cyo mu Rwanda ndahabona akomisi ashize navuze mbona ibintu bijyanye n'amavubi trending cyane ngubu ibintu yavuzweho cyane nyine bakoresha hashtag ni hashtag bakoresha bakakwereka nyine ibintu trending akora kenshi na kenshi bijyana n'ibintu kurikira ibyo wahisemo kuri music rero ndabona ari EMAs hari indirimbo mu Rwanda iriho nayo hari umuhanzi uriho nawe yorumva nyine kuri social media mu miziki hari Jean ni umwe mu basore bahoze muri BTS nanjye kuyange Jean ari ku mwanya wa 3 agiye kudropinga album muri kwa 11 abantu baba baramaze kumenya iki twashitaga agaciro kacyo ku buryo aho waba uri hose ku isi muri nyine umuntu ufungura Twitter kubona byanze bikunze kuko Jean afite mwanya wa 3 urumva kanze nkwereka afite post y'ibihumbi 2 je afite 246 post gere 49 rero ngaho nyine nibaza magari 49 kandi ni muri South Korea niwo muri Korea abakunda BTS baramuzi cyane so album yise Happy azasora album mu kwa 11 yego urumva rero yamaze gutangira kwica abantu mu mutwe
akoresha hashtag iyo album kugira ngo izajye hanze hashtag yitwa Jean akarongo happy yeah n'uryo nk'iriya ndirimbo yitwa iyo foto ari gukora hashtag ivuga ngo iyo foto cyangwa se bakora iyo foto byakoroha print bakoresha hashtag ivuga ngo print ifite hashtag zingana gute ushaka bakandika ati simply print yeah nkuko Dr. Abdel yabikoze avuga ati it is simply print hashtag yitwa gute hashtag kade print iyo ya print kade print so giza kora hashtag ayo bakoze print nayishatse ndayibura niyo foto ntayo ndi kubona hashtag yayo ndi kubona ruba nyine uko batabitayo nta gata gutyo ntago babizi imishinga itaha bazabyita bazabitekerezo pe kurumva ntayo ndi kubona abantu bagiye bagerageza print nayo iriho urumva mu Rwanda tacyafite ikibazo cyo targeting n'ahandi hantu nyine tugomba kugutekereza cyane so kuba yahuye nabo ni kimwe hanyuma aravuga ati nyeneye indirimbo ebyiri mfite indirimbo ya Joe Boy yararangiye audio na video indirimbo ye na Black Diamond bo muri South Africa nayo yarangiye audio na video niyo ndirimbo ndi bushyire hanze hangaha mbere yo kumwaka urangira hanyuma album azayimurika ari muri Canada izasohoka azasohoka ari muri Canada ubwo hagati ya Joe Boy na Black Diamond asohoriye ndirimbo asohore iye singles aya nasenga nanone TikTok amasound ya zino ndirimbo z'abantu nizo nazihereyeho nizo nahereyeho print ifite sound z'ibihumbi 20 kuzamura iyo foto nabonye ari 3 sound ubwo indirimbo zindi zigezweho iri imbere kuri TikTok ni kuri Kadebe JJ Release JJ shati na change zayo nabonye nyinshi nta trend bageze JJ ndumva nazo nabonye pe sinzi nuko batabyitayeho okay JJ Platini okay got it 130 sound 134 post kuri challenge ya JJ urumva social media tukeneye kurenga turabika kuri za YouTube kandi mwese mudukurikiye mufite ama smartphone ndabwira cyane abafite izo smartphone bashobora kujya kuri TikTok bashobora kujya kuri Twitter bashobora kujya kuri X bashobora kujya na Instagram na Instagram sigwereka ku muziki uri trend wawe cyangwa se ahantu uherereye barabikwereka cyane iyo ugiye gusura umuziki cyangwa se ugiye kureba muri search engine ugiye muri search engine bakwereka ibintu biri hafi yawe ukunda kureba ukabasha kubibona mu bimwe na bimwe hari abantu nzi bafollowing abantu babiri gusa umuntu arumutipenza following abantu babiri gusa noneho yagiye kureba post nyine zihari cyangwa se bigezweho aca muri search gusa ajya gusacinga akantu kose abareba kuko ntaga following abantu benshi ubundi ukoresha izi mbuga following abantu benshi nibwo umenya nyine ibigezweho bitewe n'ibitangazamakuru ukurikira ni ukurikira Sport TV and Radio Official n'ibindi ukagenda ubibona update ukazibona ariko we aca muri search akakurikira ibyo byose nuzabona umuntu ufite umuntu akurikira uzamenya karuka amenye ibyabaye cyangwa zabanza gusacinga so ibi nabyo ni bimwe dukeneye kuko kwaguraho imbaraga cyane Bruce twahuye nabo dukeneye no kubona task nahereza nk'urugaga rw'abanzi niba ari ihuriro niba ari iki cyangwa se abarebera inyungu z'uyu muziki nabyo bakabijyamo bakamenya ko bakoresha izi mbuga ko zirakenewe cyane ni hamwe n'isi iri kwerekeza umwaka ushize muri Kenya abahanzi bayoboye umwaka barangije umwaka bayoboye kuri Spotify harimo Wakadinari harimo Sauti Sol harimo BNM Brazza harimo Bensur na Nyashinski n'abantu batanu bari bayoboye kuri Spotify muri Kenya natwe ubwo mwaka dushatse no mukaye ngo twaskwabwira abaridinze kandi tuza kugira abaridinze uraza kumirwa n'ubitugira ko abantu bashidikanyaga kubitwa BNM Brazza batazi imyidagaduro ntabwo bazi kubera bwakeye gusa ntabwo bazi kumenya ibyo kumva niba umuhanzi ari uwa gatatu muri kandi umva na Sauti Sol niyo
ya kabiri ayirimo noneho harangiye ku giti nawe ku giti cy'akazi yakurikiye ari most streamed kuri Spotify 2023 ubu muhanzi wangiza ngo kora no muhanzi ngo nakigenda no bavuga ngo nabasaza ngazanye n'abasaza gusa ajene ntago babazi gushaka amakuru ntago byoroshye cyane ariko nyine ubwo nyine mumenye ko izo mboga zihari kandi nawe niba uri umufana wa runaka uri big energy uri gitangaza uri abafana bayivura bitwa umutima hari bandi boss bitwa umutima n'abandi bose niba ari James niba ari iki byose niba ari inkoramutima urabikora neza ba Melodie mufite kugira groupe muhurira mufite kugira uko musakaza igihangano cy'umuhanzi cyangwa se ibimuvugwaho ushobora no gupostinga ifoto ariko njya mbona umuhanzi postinga ifoto ari media zo hanze cyo kunze kwibonamo gukana kayandikanye ifoto nshya nyine ukuntu sigaye ameze muri imezi urangina foto ya The Ben iri ari kuba trend buriya hano babyitaho cyane sigaye mbona media zo hanze zibikora bagafata nk'ifoto y'umuntu runaka yashiza icyasha nyine bagahita ipostinga ati ati new look bakanaliza mood new look ati kuna sigaye asa muri imezi ugasanga umuntu wa trend kweri iyo foto kandi iyo ngiyo isakazwa n'aba bafana be babakunzi be koko bagiye bayipostinga nyine inshuro nyinshi ati murebe none ibyo atuzane murebe ibyo kanakaza ni murebe uko byagenze ntimukajye muva ngo umufana umuntu gusa mu bivugira aho ngaho nta gikorwa kungubira babaje kubona indirimbo ya Go isohoka kandi yagiraga views gira mu 100,000 bakora ibi kiganiro cye wenyine yicaye uraza gutungurwa very serious bifite sezi kuri indirimbo yitwa Ocean ari kumwe na Plastic Zito yego indirimbo ya Go Pondat haza kumirwa kibazo se mufana umuntu gute mutamwereka urukundo kuri ibihangano yabakoreye cyane ko n'umunyamuziki yego ariko yindi basohoka mukaba ngaho mutabyitayeho nuko mukunda cyangwa mukunda ibiganiro by'abamugani nazo ariko barazikunda zirareba nyine ariko umuvuduko ziba ziriho sihoza akagombye kuba ziriho ntabwo bigana n'indirimbo ari ibintu biratandukanye cyane hari umuntu ushobora gukunda kubera kuzi kuganira undi agakunda kubera kuzi kuririmba hakaba n'uhitamo ukunda kimwe muri ibyo byo ukora wowe ugahitamo rero ku giti cyawe nyine ukabalansa ariko ntabwo abantu bashobora gukunda ibintu byose by'umuntu nyine okay bakunze ibiganiro noneho kuko ifite 89 nese ni bake abantu ni bake abo ngabo kandi ikiganiro kigira ijana mu masaha abo bantu uzi abaye yateguye nk'igitaramo bakaboneka yaba ari stade mu hafi abangaba ntago tubabara mu gitaramo karababonye nese bita bake gute nyine ntago bijanye n'ibindi oya ntago baragutse oje abo ngabo nibo banyabo ahubwo agize amahirwe agize amahirwe nk'abo ngabo bakaba ari abafana bashobora kugura amatike bagategura igitaramo ashobora kuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda ucuza amatike menshi ku Rwanda aba bantu bo kuri YouTube ntago mbizera none ubwo ntago mbizera iyi mibare ya kuri YouTube ntago nyizera ntago nizera ko baza nyine ngo babe bahari abo bantu ni benshi ugiye muri terms of your support yo gushyigikira umuntu si bake nanone uko si umuhanzi wese wagira ariko kurabirimo Plastic Zito bro tumeruka muri Golo tumeruka ari kumwe na wa musore none se iyanya na Tekno ko afite indirimbo ifite 69 mu minsi ne kandi ari amazina manini ku isi yose ntabwo kurebwa tw'indirimbo ntabwo yatuvuga ko gukunda je arimo ngereranye n'ibiganiro amazemo iminsi hoye ibiga erega bamuzi nk'umunyamakuru bamukoze umuhanzi nyuma hanyuma bizasaba transition umuziki se muramusiga bizasaba transition umuntu niba azi Venker ari umunyamakuru ufite ari kuzuza imyaka sije kubibiri ugahita ujya gucuruza wenda restaurant bizasaba nyine ukomvisinga kugira ngo ugire audience iza muri restaurant yawe niba abantu barakumenye kwera ibiganiro kugira ngo mwumvishe ko wanaririmba hari umunyarwanda utifuza ko wajya mu bintu byinshi ugomba gufata kimuka kihanga hari n'uzakubwira ngo reka gukora ibintu byinshi cyane afashaka kuko ubaho nkuko abishaka nyine atazi we icyo ugamije rero ntabwo wamurenganya ngo ntabwo gukunda abagukunda mu buryo mwari ku bundi buryo atakwitayeho ntabwo bari bakeya kandi Kigali n'abantu mu bitano bagura amatike bajyamo
hari nani mu yakoze igitaramo cyiza yakoze igitaramo cyiza afite abo ngabo bakaba abafana banyo bagura amatike yaba ari umunyamugisha bamweretse urukundo nkurikije kuba bishimiye nyine igitaramo byari ibintu bidasanzwe ariko nyine byageze aho ngaho ibiganiro biba byinshi bimwe birahagarara ibindi birakomeza ubu ngubu nabyo aracyabikora cyane ngo nyine iminsi ibiri ishize nibwo yashize hanze indirimbo yitwa Ocean ari kumwe na Pasi Kizito. Pasi mwiruka mu ndirimbo Golo imaze amezi 5 yakora wenyine imaze kuzuza miliyoni 2,700 kuri urwo rubuga rwa YouTube. Hanyuma ni mu mezi 2 yakoranye na $10 ni nayo wanditse iyo Golo bakora indirimbo yitwa Watif cyangwa se Walif yaba nayo nibwe yego yaba byagenda gukunda so hanyuma ubwo nyine twatumwe ducegura abafana aho ni hamwe mu bijyanye no gukoresha izi mbuga. Hari n'ibindi bintu mukeneye kumenya cyangwa se kunguka no kwagura, ndavuga ku bijyanye na streams. Twavuze uburyo YouTube ifasha abahanzi, uburyo ikora ubu ngubu, noneho dukeneye kwimuka tugashiftinga n'ahandi.